Iki 28 z'ukwezi kwa kabiri umuryango wacu twagushije ishano. Yewe icyo nashakaga kuvuga nuko ku isabato w'icyumweru cyashize apana iki tuvuyemo narose ndi kurya inyama nyinshi nkazi ubwoko bwazo. Byutse ndasenga ndangije baza pasiteri ati ese ko narose inyama nyinshi bishatse kuvuga iki nkazi ubwoko bwazo? Abarambwiye ati hari abantu bagiye gupfa muri famiye gusa nyine ntabwo mbakubwiye igihembwe. Ndasenga aravuga ngo ati wowe usenge cyane. Ndasenga cyane ndasenga. Ku cyumweru icyo gihe nabirose ku isabato tujya gutangira isabato n'ibisanzwe. Ku isabato twumva impanuka irabaye, mbona nyine ambulance iramanutse cyane, mbona nyine ku bitaro kuko twiga kuri ESA Gisenyi, mbona nyine ku bitaro hari abantu benshi cyane. Ndavuga ati habaye iki? Kubera ko rero ngiye niringira nkavuga ngo ati mu byihorere abo nyine bapfuye kandi bafite impamvu zabo. Ubwo rero ku cyumweru mu gitondo hari undi tugira icyo dupfana ku ishuri, abarambwiye ngo ati ngo abo muri famiye bapfuye. Ndonga ati se ngabaye ngo kwa papa ndoko mani wowe uri gutera jokes. Bwana Martini ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri muri mwaka turimo, ubwo yari avuye gusenga ari hamwe n'abana mu modoka n'abana batatu n'abandi bari kumwe, ubwo bari bavuye gusenga bakaba barasinziriye bazize impanuka y'imodoka. Tuvuka umuryango w'abana batandatu, tukaba twari abahungu babiri n'abakobwa bane. Muri make akaba asinziriye adusize turi batanu, nkaba ari njye muhungu usigaye. Twiringire Martin nk'uko uza kubivuga ni umugabo w'intwari, intwari umuryango, akaba intwari mu itorero ry'Imana ndetse akaba intwari y'igihugu. Niza kuvuga hari ijambo intwari kugira ngo hari abo bikunze koroha kwita umuntu intwari akiriho, ariko nk'uko tubizi twari umuntu burangwa n'ibikorwa byiwe yagiye akora, kandi ibyo nk'uko muri hano mwese murabizi, muri abagabo bo kubihamya. Twiringire Martin ubwo twari tukiri batoya, ngira ngo mama aho yari yarashakanye n'umugabo witwa Safari, bakaza kutubyara, ngira ngo babivuze aho twavukiye mu karere ka Musanze. Yaranzwe mu buzima bwe no kubana n'umuryango. Twiringire Martin ubwo papa yari amaze gusinzira, niwe wari mukuru, uretse ko twari bato cyane, ariko yagerageje kuba umugabo mu rugo, kuba umuntu mukuru, akatuba hafi atugira inama,
ndetse ubwo twari dufite n'undi mubyeyi wadusigaranye agafatikanya na mama kuturera ari we mzee Hategekimana Miyeri, ngira ngo Twiringire Martin yakomeje kuba umugabo mukuru mu rugo, agafatikanya n'abo babyeyi twari dufite atugira inama, kandi ibyo ngira ngo yaje kubigeraho kuko asize mu by'ukuri twese twaramaze gukura, twaramaze kuba abagabo, abandi ari abagore. Ibyo twamuvugaho ni byinshi. Ndashimira cyane umudamu we Mama Runo bashakanye, kuko nubwo nababwiye ko ibikorwa byiwe ari byinshi, ariko mu by'ukuri ubwo bari bamaze gushakana, Twiringire Martin wabonaga ko umudamu we bajyaga inama bakumvikana kuri buri kimwe cyose, ndetse ibyo bigatuma umuryango muri rusange utera imbere mu buryo bwose. Ndashimira rero mzee Amiyeri nawe wakomeje kugumana natwe akadufasha muri byose, ndetse sinabura kuvuga ko n'umurongo w'ubuzima dufite kugeza uyu munsi tubikesha uriya mubyeyi. Imana imumugisha. Bashiki banjye nabo kandi ndakomeza mbahumuriza, ndabizi ko umugoroba bitoroshye, babuze musaza wabo bakundaga cyane, musaza wabo tutavuga ibigwi bye aya masaha, ariko barabizi, ariko kandi Imana yemeye ko ibingibi biba. Ndatekereza ko ifite inzira nyinshi kandi ko ifite uko izabigenza. Ndabakomeza mbihanganisha, babwira ko tuzakomeza kubana nabo, kandi ko Imana izatugirira neza, ikaduha imbaraga, ikaduha kwiyubaka, ndetse tukagerageza gutera ikirenge mu cya Martin, nubwo bitoroshye, ariko kandi Imana izabidushoboza. Sindi buvuge byinshi cyane, umwanya ni mutoya, ariko umuryango mugari mwese muteraniye ahangaha, ni ukuri ndababwira ntashidikanya neza ko Martin uriya mubona, Martin uriya byagenze kuriya, Imana yo mu ijuru irabizi izi mpamvu. Mfite ibyiringiro muri njyewe, nzi neza yuko arasinziriye, kandi igihe nikigera tuzamubona. Reka rero dukomezanye. Mubyeyi wacu Mama Runo, urabizi ko ari umuvugizi w'umuryango, rimwe na rimwe hari n'ubwo rwose Martin hari ibyo yashakaga kuba wenda yatubwira, akaba yagira akantu wenda kakangononwa, ariko iyo yakunyuragaho akabikubwira, urabizi neza ko message yatambukaga neza kandi ibintu bikagenda neza. Reka ngusabe rero kugira ngo nawe wihangane kandi ukomere, kandi uwo mwanya ukomeze kuhagararamo, kandi tuzakuba bugufi
tuzakuba hafi kandi twihangane twese. Ni ukuri Imana irahari, dutegura inzira zacu neza, igihe nikigera tuzabona Martin twabuze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndi kumwe n'uyu mukobwa wanjye, nawe hari icyo afite cyo kuvuga, bikamuha akanya nawe avuge. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye ni Uwase Ketia, ndi umwana wa Bosco nk'uko yabivuze, nkaba mushiki wa Arno na barumuna banjye. Yewe icyo nashakaga kuvuga ni uko ku isabato w'icyumweru cyashize, apana iki tuvuyemo, narose ndi kurya inyama nyinshi ntazi ubwoko bwazo. Byutse ndasenga, ndangije baza pasiteri ati ese ko narose inyama nyinshi bishatse kuvuga iki ntazi n'ubwoko bwazo? Abarambwiye ati hari abantu bagiye gupfa muri famiye, gusa nyine ntabwo mbakubwiye igenda. Ndasenga, aravuga ngo ati wowe usenge cyane. Ndasenga cyane, ndasenga. Ku cyumweru icyo gihe nabirose ku isabato, ku cyumweru turi muri sport de masse, bamuye na papa Arno, Ornella na Gisubizo. Ndabasuhuza, baravuga ngo ati nyine ngo tuzongere guhura, nyine ngo bazaza no kunsura kuri visite. Okay, nta ribi. Ubwo rero kuwa gatanu hageze, tujya gutangira isabato nk'ibisanzwe. Ku isabato twumva impanuka irabaye, mbona nyine ambulance iramanutse cyane, mbona nyine ku bitaro kwa ko niga kuri ESA Gisenyi, mbona nyine ku bitaro hari abantu benshi cyane. Ndavuga ati habaye iki? Kubera ko rero njye niringira nkavuga ngo ati mu byihorere abo nyine bapfuye kandi bafite impamvu zabo. Ubwo rero ku cyumweru mu gitondo hari undi tugira icyo dupfana ku ishuri, abarambwiye ngo ati ngo abo muri famiye bapfuye. Donc ati se ngabaye ngo kwa papa. Donc mani wowe uri gutera jokes, nyine uri kunyinisha. Aravuga ati wowe genda ubyirebere. Nanga nyine kubyizera, ndagenda ndicara mfata ikayi ndi kwiga imibare kwa mbere twari dufite kwizi, ariko ntibijyamo nkugira ngo bitekereza iki n'ibiki. Noneho nyine ku cyumweru kwa ko twari twasoje tide saa yine bambajije profe, ese profe wa marisachi ko ari ibintu duhaye tugomba gusachi. Nifungura YouTube mbona nibyo byonyine bihibereye. Ndababara, nanga kubyizera, ndamanura mbona nibyo byonyine bihibereye. Bangije nyine subira kuri hari ahantu kuri morgue, mbona nyine hari abantu nzi bamwe na bamwe bo muri Rugerero. Nvuga ati nubwo byabaye nyine ndarira nyine. Kuwa mbere nyine ndabyuka, ndasenga, ndavuga ngo ati se Mana ko icyo wabikora, kubera iki? Ko nyine ndavuga ngo ati ubwo Imana yari yabindote, yari yabimanuriye, njyewe nabaha icyizere ko baruhukiye mu mahoro kandi aho bari bishimye. Kandi Martin yari umubyeyi mwiza, yadukundaga, icyo tutishoboraga yakidushobozaga, ndetse n'abana biwe bazaga kudusura mu rugo tugasabana. Icyo nababwira ni ugutera ikirenge nk'icya Martin, kugira ngo mu gihe cy'umuzuko nikigera twese tuzahure. Icyo nabasabira, kandi bashiki babo bihangane, ndetse na mama Arno ahari Imana iri kumwe nawe. Bavandimwe duteraniye aha ngaha, inshuti z'umuryango wa Twiringire Jean Martin, tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, umuryango wacu twagushije ishyano
wambanjirije yabivuzeho, nuriya mwana yabivuzeho, ntabwo mbitindaho. Nge inkuru nayimenye byatinze rwose, ibintu byanshigisha umutima, n'icyo kintu cyarambabaje bikomeye. Iyi nkuru nayibariwe bwa mbere n'umwe muri baramu banjye, nawe wabuzemo umwana, umwe muri bana iriya mpanuka, kandi uwo muramu wanjye we atuye Musanze. Ubwo nari ndi mu rugo ndi kwitegura gusubira ku rusengero, kuko dufite gahunda yo kwitorera twagomba gukora, agiye kubona mbona telefone irampamagaye, yayitaba bisanzwe, ati se muri amahoro? Ndamubwira nti turi amahoro, uretse ko tumaze iminsi dufite ibibazo by'uburwayi, abana barwara, ariko muri rusange turi amahoro. Ati muri amahoro? Turi amahoro rwose uretse ubwo burwayi. Ati rero hari umuntu mpamagaye ambwira ko umukobwa wanjye yakoze accident. Ndabwira nti ariko abantu n'abateka umutwe ntibagomeze no kubata umwanya, ntabwo ibintu nk'ibyo byaba uri Musanze, nge ndi hano i Rubavu, iyo nkuru uyimenye mbere yanjye. Numva arahigima, ariko ndanamubwira nti ariko nditegura kujya ku rusengero, ahubwo fata uhamagare Musanzire wawe ari we Twiringire Jean Martin, wivomere ku isoko. Uwo mwanya uko twaganiye nyuma yambwiye ko telefone yahise ayihamagara, telefone yumva ntabwo icamo. Cyokoze nyuma yaho aza kumbwira ati ariko mpamagaye ya telefone y'umukobwa wanjye nitabwa n'umuntu, ijwi rimwe ryari ryampamagaraga rimbwira ko umukobwa yagize accident. Numva ikintu kinyuze mu mubiri, ndavuga nti yewe reka nanjye nifatira amakuru yanjye. Ako kanya umuntu natekereje guhamagara ni umwe mu inshuti ze zikomeye, umugabo witwa Festus, ari na hano. Muhamagaye nawe numvisha asa n'uri kurira ahubwo, arambwira ati yewe ahubwo tebuka, ati ngende kwinjira ku bitaro. Urumva nawe inkuru ntabwo yayimenye kuki. Ako kanya ndi mu cyumba, imyenda nayo nambaye nagiye gusenga, niyo nagomba gusubirana muri iyo gahunda, ariko narayishatse ndayibura, kandi yari iri hafi aho narindi. Abambonye muri uwo mugoroba mwabonye ko nari nambaye rwose nk'umuntu wagira ngo ntinagiye no gusenga. Aho umwenda nabonye hafi niho nahise nshiramo, mba ngiye mu modoka, ntabwo nzi imodoka, ni igitangaza cy'Imana nacyo. Damu nawe hari umuntu yari yagiye gusura, mpita muhamagara ndamubwira nti tugushishishana mu muryango, umuryango urashize. Ndamubwira nti ariko ngewe ntubumfashe imodoka ngiye ku bitaro, nawe nubishobora uhansange. Nkigera ku bitaro, cya kintu nababwiye cyambabaje, narahageze ndabaza ngo munyereka aho iyi accident ibereye. Barambwira bati ntacyo urajya kuhareba, ahubwo tugende kuri moruki. Undi muntu twahuriye kuri urgence abarambwira ati ariko ahubwo kwirirwa uhita ujya kuri morgue, ahubwo reka tugende tujye kuri urgence kuko hari akana karimo kagihumeka. Ndagira ngo mbabwire ko ahari muranyihanganira, menya nafashe umwanya muremure. Ndagira ngo mbabwire ko iriya modoka yari twawe na muramu wanjye Twiringire Jean Martin, yari irimo abantu 8. Ikamyo yigwira aho bari hariya nkuko bahavuze ibitaro bya Gisenyi. Harimo Twiringire Jean Martin, harimo abana be 3, harimo umukobwa wuriya muramu wanjye nababwiye wampamagaye, harimo akana k'agahungu kundi muramu wanjye Muhire Vedaste, abantu benshi baramuzi, we nta nubwo ari hano kubera ko kana bahise bakajyana CHK, ni nako ndaza kugarukaho. Harimo murumuna wa Twiringire Jean Martin ndetse n'umwana we w'imfura. Abo bose maze kuvuga uretse kariya kana ka Muhire Vedaste
ariko nkigera kuri Rigence umuntu yahise amfata ngira ngo Neria ahita ambwira ati tugenda ahubwo tujye kureba. Hagezeho nsanga bagacometse ibyuma bikongerera umwuka, cyokoze bitamvuga nti mumfashe rwose dukora ibishoboka byose nibura bari ko turokora. Abaganga bagiye ndabashimira cyane, bambwira bati turi ahubwo twamaze kubona ngiye kugatwara. Ubwo ako kanya mushiki wanjye Mama Bonheur nawe yahise angeraho, yavuze ijambo rikomeye ryankoze ku mutima. Yaravuze ngo kumbi ngo ni Joshua, ngo nari umwana umwe nibura mu bana nibura akaba ari warokore. Icyo kintu cyankoze ku mutima, ntago hagazi ko nagiyeho n'uti icyo gihe akimbwira, ariko nabonye urukundo yagaragaje nawe. Ngo nari nzi ko ari umwana umwe. Ako kanya bari kuvuga ko ambulance imaze kuboneka. Ubwo twarimo twirukanka dushakisha uburyo kugira ngo ahite agenda, mpamagara i Kigali kuri CHK abantu b'inshuti ngo bahite bamwakira bidatinze. Naje kubona mbona Festus angezeho ngo ariko ngo turi kubura umwana umwe. Ndavuga nti si yabaye yarabuze, wenda hari undi muryango yagiyemo, kuko bari abana bari babiri babanza bari mu kigero cy'abana banjye hari ukuntu nabo bajyaga bagira gucya bakava ku rusengero bakazi wanjye. Ndavuga nti wanjye ho ntabariyo kuko ntawe nabonyeyo, ariko wenda ubwo abuze ahari n'umwana umwe uriya w'umukobwa ukurikira Arno. Barambwira bati turamubuze. Ndavuga nti buriya yabaye yagumaga kubura nibura tukumva hari umuryango utubwiye ko wenda yawugiyemo, ariko kubwo ubushake bw'Imana niko nabivuga. Ahubwo bari barebye imibiri, ntago bari bayirebye neza, uwo mwana nawe yararimo. Baza kumbwira ko nawe bamubonye, numvaga inda. Ubwo rero bavandimwe navuga byinshi, ariko twagushishano mvuze kuri muramu wanjye Turingire Jean Martin, nababwira ko navuga ko Turingire Jean Martin uko nari muzi nabikubira mu nyuguti zigera muri ebyiri za I cyangwa U. Navuga ikintu cyitwa ubutwari, urumuna we Bosco yakivuzeho ntago ndagitindaho. Navuga ikintu cyitwa ubunyangamugayo, ngira ngo abamuzi murahamanya nanjye. Uriya n'umugabo washoboraga no kuba wahereza amafaranga ukamubwira utaye amafaranga agenda uyanjyanire cyangwa uyambikire, akagenda akayabika yakugarura nkuko wayamuhaye. Cyabuze mu bantu benshi muri no minsi, yari inyangamugayo. Indi nyuguti ni hagarariye ubwitange. Uriya mugabo nahoze mvugana na Muzehamira ari kumbwira ati tubuze inkingi ya mwamba mu muryango. Ndamubwira nti ngewe nashegeshwe, ndikumbwira nti twewe n'umuryango wacu twagize ingorane, bakuru banjye bose bagera muri batatu ntago bakiriho, sigara nsa naho ari njye uhagaze mu muryango, nari nge mutoya. Buriya najyaga ngira umushinga mu rugo cyangwa se ikibazo nkahamagara Turingire Jean Martin tukicarana tukagira ibyo tunoza tukabishyira ku murongo. Turingire Jean Martin yari umugabo witangira abantu bose, no mu itorero n'ahantu hose abantu benshi barabiha. Ngira ngo rero navuga byinshi cyane, ariko reka ngaruke kuri mushiki wanjye. Nanjye nkoresha uyu mwanya kugira ngo muhumurize. Abuze umukunzi we, abuze abana be, ariko umugabo we yaramubaniye neza, afite inshuti zitandukanye, ariko inshuti namubwira akwiye kunambaho kurusha izindi zose ni Yesu. Niyo nshuti iruta izindi zose. Reka mubwire ko nk'abavukanye be, abavandimwe, baba mu muryango yashatsemo, baba mu muryango tuvukana nawe,
tuzamuba hafi. Nakomeje kugenda mubwira ngo niba nageraga hano iwawe inshuro wenda imwe mu cyumweru ndazongera zibe nyinshi, ariko nkuko mbivuze unambe kuri Yesu, niwe nshuti idahemuka. Ubwo navugaga nashimiye umurenge wa Gisenyi kubera rero mu bihe nk'ibi umuntu agira amarangamutima ukibagirwa wavuze n'ibyo utateganije, niba ari uko ari wo ntuyemo. Nashaka gushimira umurenge wa Rugerero, nabonye n'umuyobozi wabo n'abayobozi babo barahari, nababonye mu iteraniro, ndabashimira cyane. Nashimiye akarere ka Rubavu n'inzego zigashamikiyeho by'umwihariko umurenge wa Rugerero. Hatinze rero babigarutseho, Imana yemeye ko bigenda kuriya, Imana yemeye ko Turingire Jean Martin ari kumwe n'umuryango we, ari kumwe na murumuna we basinzira bavuye gusenga. Ibizwe n'Imana, Imana niyizi byose, ariko dufite ibyiringiro ko tuzababona ku gitondo cy'umuzuko. Ndabashimiye, kugira amahoro y'Imana. Bwana Martin, ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri muri mwaka turimo, ubwo yari avuye gusenga ari hamwe n'abana mu modoka nk'uko mubona n'abana batatu n'abandi bari kumwe, ubwo bari bavuye gusenga bakaba barasinziriye bazize impanuka y'imodoka, aho ikamyo yavaga aho nakwita na Musanze yerekeza Gisenyi. Bari bavuye mu mujyi wa Gisenyi baje hano mu rugo batashe, nibwo kontineri yagwira imodoka barimo irabahitana bose. Akaba asinziriye rero hamwe n'urubyaro rwe rwose. Nkaba numva byatubera icyigisho kandi nkabasaba Imana kugira ngo ahumurize abasigaye n'umuryango mugari muri rusange. Murakoze, ni ugukomera kandi nk'uko twabivuze tukabyigiraho. Martin yari avuye mu rusengero azamutse ngo yongere agaruke, ariko byarangiye atagarutse. Ese wowe uko we byararangiye, wowe biramutse bigenze gutyo, waba uherekejwe n'ibihe bikorwa?